ivuga butumwa risaba amafaranga nararyanze. ndi kuzamuka ku musozi hejuru kugira ngo ndi kuzamuka ku musozi hejuru ku masengesho. maze nyuma rero yarambwiye ngo Imana ngo ihagurukije abagabo batatu ngo bajyana nawe ngo ku musozi ngo kunsengera ngo ko Imana yarakaye cyane ngo ifite ifuhe ryinshi. Siri we y'ikiguzi cy'ubuzima bwe, none wowe urashakaho kuryama muri hoteli ngo bakwishyurire? Ariko akagakiza abanyarwandakazi bari mu mahanga n'abari mu Rwanda, akagakiza murakumva? Reka ntuzambwire umuntu yakoze ibitangaza ngo ubwo n'imbaraga z'Imana. Hoya reka mbabwire mbakangure ngo none akanyumvisha ko ku musozi ubu batakijya ku misozi ngo bajya mu mahoteli. none akambwira ko ngenza bategera ndabarihire amacumbi, umvaza bari bane batatu hamwe n'awa kane, mbarire amacumbi ngo mbarire n'ibibatunga muri hoteli. Bagiye kunsengera ngo bazamara iminsi 3. nubwo ndavuga wese yaba ari bwose byaba bidahenze, arambwira ngo byo byose ngo ntabwo wateganya munsi y'imiliyoni. Yesu iyo message nanditse nabi ntubari ukurikize ituri Imana yaguha kubwiye 527 uba ariyo utanga. Ndibeshye nandika nabi. Hanyuma amazina nayabonye y'umuryango wawe, urutonde narubonye. Hanyuma Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ndumva mfite ifuhe, mfite agahinda kanini ku bwawe, ariko ibyo ukora byose ubikora ubangwa idigiri mini dig utigiye kirageze. Imana igiye gukora ikiruta ibyo wibwira. Ntabwo wasaza utyo, Imana ntiyakubabaza. Igihe cyawe kirageze. Nayo nanditse nabi rero urubahiriza ibyo nakwandikiye. Murakoze sister. Ko Yesu yubahaga, ni gute umuntu abwira Yesu ngo ndashaka kumpa umwuka wera nkagira amagambo meza, ndashaka kumpa kubwiriza ubutumwa bwiza, ntamenye ko bizamusaba guca bugufi? Umuntu ati Yesu we ungira umukozi wawe umpindura igikoresho uko uhora ukoresha, ariko namenye ko kugira ngo igikoresho Imana ikoresha agomba kubanza guhamba kamere yavukanye. Nzanyweraho ndabona mutazagishobora. None se niba watsa amaturo mbere yo kujya mu cyumba cy'amasengesho ngo usengere umuntu, Mana utabara abavuga butumwa gito, tabara abakozi bawe gito, tabara abakozi bawe baryitirira, kuko igihe kirageze ngo Imana isobanure ibya. Muraje amasega ryanaraje, agiye kwinjira, yinjire mu murimo, yinjire mu itorero arisenye. Ati bene data, iri torero mureba ryuzuye umwuka uyu munsi ntabwo ariko rizamera mu gihe kizaza. Atari ku mwuka Imana arambwiye ngo nimube maso mwirinde ayo masega, kandi ayo masega ryanaje naza kabanduza namwe mukemera kwandura muzasigara. Ati kandi muri bo abazanduza ubwera bwabo bazasigara, ntibazabona ubugingo. Nkwifurije ibihe byiza aho uri mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi. Uri mu Rwanda, amahoro y'Imana bane namwe muri mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Turabizi ko mudukurikirana muri benshi mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni byinshi. Imana namwe ibahereze umugisha. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana murimo murareba kuri kamera. Muraho neza? Murakomeye Elade. Turashima Imana. Natwe turashima. Dusuhuza n'abakunzi ba Comrade TV. Tubifuriza amahoro y'Imana ngo nabane namwe mwese, abadukunda n'abatadukunda Uwiteka akomeza abagenderere, abaha amahoro kugira ngo ubutaha muzayadusangize. Yesu abahe umugisha. Ubwo sabo baba batwanga baba batuzizikira, ntabwo wabimenya, ntabwo dukundwa na bose, niyo mpamvu twifuriza bose amahoro. Kuko ntituzaba dukunda uko bangana ngo tubifurize amahoro, ariko bose amahoro y'Imana ababeho. Kuko no mu biganiro tuganira tubonamo ko harimo ababa badukunze, tukabonamo ko harimo n'ababa batadushaka ibyo tuvuga bibarya mu matwi, ariko Uwiteka ajya bagenderera, abaha amahoro, abahaza ibyiza byose bifuza, ubutaha babona icyiza cyo gukunda Imana no gukunda umurimo wayo. Yego. Reka dutangire n'isengesho.
uri Uwiteka, uri Imana igira neza, uri Imana isumba byose, uri Imana y'amahoro, uri igitangaza, ukaba Imana ikomeye. uri uwo uri we kuko wabibwiye Mose umutuma, uramubwira ngo ndiho abantumyeho uwo bari kubabwira. Rero Uwiteka uriho kandi uzahoraho, ntabwo ujya uhinduka kuko utari umuntu ngo wihane, kandi ukaba utari umuntu ngo ubeshye. Ntiwicuza kuko icyo wakoze wagitekerejeho nk'umwami w'abami. Tuguhaye ikaze mu iki kiganiro, uyoboze umwuka wawe wera, ubushake bwawe bukore muri twe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mwari mumeze muterera? Turakomeye, turashima Imana. Turi kubona Yesu Kristo ari gukora imirimo kandi ari kuturinda. Ubuzima bwose bumeze neza, nta kibazo kiriho. Imirimo irimo irakorera? Imirimo iri gukoreka, yaba ari umurimo w'Imana uri gutungana, uri kugenda neza. Gusa intambara ziwurimo ari nyinshi, kuko ntizibura, kuko Satani nawe agambiriye gusenya. Ariko ubutumwa bwiza buri gukwira, buri kugenda neza, kandi urabona ko abantu benshi banejejwe no kumva ijambo ry'Imana. Imana idufashe kugira ngo nibanaryumva bashyire mu bikorwa ibyo ribasaba. Nicyo cyifuzo cyacu. Nicyo cyifuzo. Reka wenda nze kubanza nguhereze umwanya mbere y'ibibazo kugira ngo ubanze utugezeho ubutumwa bw'ijambo ry'Imana waduteguriye uyu munsi. Yego, ndashaka ko tujya tuganira duhereye ku ijambo ry'Imana, kuko kuri uyu mugoroba niryo rigiye kutubera inshuti igiye kudufasha. Ubu turi kuganira turi babiri, ariko iri jambo tugiye kuritumiramo abagabo bagera kuri 5 gutyo. Hari abagabo bari hano, barimo Yakobo, barimo na Yohana bene Zebedayo, hakabamo na Yesu ari we wa gatatu, Imana n'umwuka wera bakabamo. Ni abagabo 5 bari muri iki kiganiro tugiye gukurikirana. Ugiye kumbaza utese Yakobo na Zebedayo, mwene Zebedayo na Yohana barazamo bate? Nuko ibyo tugiye kuganiraho babishakiye igisubizo. Yego. Bari bazi ko tuzagira mu bihe turimo, babishakira igisubizo. Ni mureke mwumvire iryo jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice byaho 10:35. Aravuga ngo nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati, mwigisha, turashaka kuduha icyo tugusaba cyose. Arabasubiza ati, murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe n'undi ibumoso bwawe. Maze Yesu arabasubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati, turabishobora. Yesu arababwira ati, kuko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa ni nawo muzabatizwa namwe. Ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sijya ubigaba, ahubwo bibikiwe abo byateguriwe. Babandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri yo bakayategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata yanyu ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi, no gutangirira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Ijambo ry'Imana hano icyo ritubwira kuri aba bagabo babiri. Niyo mpamvu nashatse ko tubifashisha mu kiganiro turi bugire uyu munsi. Ko muri TV twavuze ko ari channel izajya itangaza ubutumwa bw'amahoro, bwiteguza abantu kugaruka kwa Yesu. Ariko Satani nawe
agambiriye kugira ngo ubwo butumwa tuvuga butagira abo buhindura. N'ababuvuze bakumva ko bubafashije, Satani agambiriye guca inyuma akabuca intege kugira ngo butagira icyo bumara mu bantu b'Imana babwumvise. Niyo mpamvu si yica no gusa n'izindi cano zitambutse ijambo ry'Imana ziri guhura n'ibigeragezo byinshi. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko Satani ntanejejwe n'iki gikorwa twahagurukiye, ariko iyi cano yahagurukiye gukorera Imana ku kabi no ku keza, ku mahoro no mu ntambara. Iyi cano izakora keretse umunsi tuzabura amashanyarazi aho tugiye, keretse umunsi tuzabura batiri yo gushyira muri mashine tugiye gukora akazi. Nge numva iminsi yose izashoboka, nubwo haba ari mu ntambara y'amasasu, ndifuza kwica n'izakora igahumuriza abantu. Nubwo haba ari mu mvura no mu mwuzure, numva ko izakora nituba tukiriho. Kandi nitunavaho turasaba abantu kuzayikomeza ntizazime, kuko icano niyashyizweho n'Umwuka Wera. Hari ibanga ntarababwira, nzababwira mu minsi iri imbere mikeya. Hari icyo yambwiye kuri icano, kandi hari icyo yavuze agiye kudukorera. Tugiye gukorera Imana ndetse cyane kugeza ubwo amahanga atangara. Agiye gutangara, ntabwo aratwinjiza mu mavuta neza ngo bikomere. Turacyayarimo tugenda gake, ariko agiye kutwambika imbaraga. Iryo ni isezerano yatanze. Uzajya uvuga amakuru uri mu mwuka, uvuga ubuhanuzi nawe ubwawe uvuge, umuntu wese ukumvise akumvire mu mwuka. Ibihe by'intege nke bigiye gushira, kuko tugiye kugira mu gihe cyo kuvuga amagambo twahagazeho. Tugiye kugeza igihe cyo guhabwa ubutumwa tukabuvuga tubuhagazeho kandi tubushimangira busohora. Niko Uwiteka avuga. Agiye gukorana natwe. Hanyuma rero muri uku gukorana natwe, nagira ngo ngire inama abakozi b'Imana turi gukorana dukora muri iyi minsi y'imperuka. Mperutse gutanga ubutumwa mbabwira nti Uwiteka Imana, Umwuka w'Imana aravuga ngo abantu bavuga ubutumwa bose bazi ko baguye nibahaguruke babyuke baze mu gihe cy'imbabazi. Kuko ni igihe Imana yatanze liberation kugira ngo imbohe ziboshywe na Satani zibohorwe. Imbabazi bazisabe nde? Bazisaba Uwiteka Imana, kandi aho bishoboka ko bazisaba nabo bahemukiye bagwa bazibasabe. Ariko icy'ingenzi cya mbere nuko tugomba gupfukamira Imana, kuko abantu b'uyu munsi ntibashaka gutanga imbabazi. Ntabwo bashaka kuzitanga. Ushobora no kugenda ukazimusaba akazikwima, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba bishoboka mu rwacu ruhande, mu rwawe ruhande, mu rwanyu ruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Azikwime ariko wagerageje. Iyo ni ingingo ya mbere. Hanyuma rero mu magambo tugiye kuvuga, nshaka ko tuganiraho tugatekereza ibi n'ibi. N'aba bagabo bagiye kudufasha iki kiganiro. Abo bagabo ubwo barahanuraga. Aba bagabo barabigishwa ba Yesu, Yakobo na Yohana. Umuntu wabuzemo hano mu bantu bakundaga kugendana n'uwo bita Petero. Petero, Simoni Petero niwe utarurimo. Aha yari yagiye he? Yari ari kumwe n'abandi bagabo 9, bari abantu 10 ngo basigaye hirya hariya. Noneho Yohana na Yakobo bashaka ukuntu bibogekana umwami wabo. Bibogekana Yesu ku ruhande bamubwira atari kureka tukwinginga. Buriya baramurembuje bamushyira ku ruhande bati hari icyo tukwisabira. Yesu arababwira ati ngaho ni mukinsabe. Turashaka ko icyo tugusaba cyose ukiduha. Kuko bari barakariye kumubaza, bamwifuzaho ibintu bikomeye, bamuha ibyifuzo. Kuko bari bazi ko ibyifuzo bamuha atari bubirwanye nawe ari byo akunda. Baramubwira ati Nyagasani mwigisha, Yesu tukubwira ijambo ati twemerere icyo tugusaba cyose ukiduhe. Nk'umuntu wacu. Uri umuntu wacu, turakuzi. Turabana, turagendana. Icyo tugusaba urakiduha. Iri jambo narisomye ndaseka. Sinzi niba wigeze kumva nseka. Nakumvishe. Umwuka w'Imana ambye ati soma iryo jambo niryo ritangira ikiganiro. Aratubwira. Abantu benshi baratwitirana ngo dusangira ibishyimbo, umurimbyi yarabivuze numva birashimishije. Ngo bakatwitiranya iyo batureba ngo uko dusangira ibishyimbo. Bakabona duhagaze ku murongo wa tagisi twese duteze ku mugoroba. Bakagira ngo duteye kimwe. Ntabwo duteye kimwe. Ntabwo twumva amajwi amwe.
hari amajwi y'umwuka. None se twicaye mu mwuka ngo ngiye kumva numva arambwira ati soma amagambo wumve, soma muri Mariko ibice 10. Noneho wumva ijambo abahungu bambajije, wumva ijambo abahungu barakaye bakabaza ngo bimeze bite. Mwigisha icyo tugusaba kiduha. Yesu ati ngaho ni mukimbwira. Bamubwira ati turagusaba ikintu gikomeye ariko kiduha. Twemerere jewe uzakira iburyo nugera mu bwiza. Hanyuma nuriya muhungu mugenzi wanjye Yohana ubu ni Yakobo yamubwiraga nawe umushyira ibumoso. Yego. Umwe ajya iburyo undi ajya ibumoso, tuguhagatire tugushengerere umwami wacu. Yesu ataha mwabahungu mwe ntabwo icyo musaba mukizi. Sinzi niba utamwumvise. Ababwira ngo ubwo icyo musaba murakizi. Muje kwamuvuga kujya mu ijuru, mwebwe kujya mu ijuru murabizi. Yere babajije ati icyo musaba muziki aricyo, Muziki aricyo. murakizi. Mwagiye mwisabira amafaranga ko ariyo muzi kurya. Mwagiye mwisabira ibiryo mukabirya, mukisabira umuceri. Mwakisabiye amaturo ko ariyo mushoboye. Mwakisabiye inkweto mukambara. Mwakisabiye amagare n'amamodoka mugenda mu mukideplasa ko imvura imaze kumera nabi. Icyo musabye ubwo murakizi. Uri kunyumva cyangwa ni kumva? Icyo musabye muragisobanukiye mwe abahungu mwe. Abahungu bati twebwe turakizi. None se ko mutazi icyo musabye ko gikomeye. Murasaba kubana nanjye ngo mwe buryo ngundi bumoso. Ubu igikombe nzanyweraho muzakinyweraho. Kubera ko batari bazibanga bahita ngo twakinyweraho baramukundaga. Ubu mubatizo nzabatizwa muzabatizwa. Bati tuzabatizwa. Impamvu yababwiraga amagambo akakaye ko ari ukubabwira ngo ko bagiye kunyica muzemera gupfana nanjye, muzemera ko babica. Banyarwandakazi mutwumva, bakristo bakunze umusaraba, bene data, mutekereze kuri iki kintu. Yesu yarababajije ngo mwabasore mwe icyo mwifuza gusaba murakizi. Bigaragara ko icyo musabye mutazi icyo ari cyo. Mwe mwifuza kujya mu ijuru mugahaguruka ngo murashaka kujya mu ijuru, mubiririmba mutera mufata ibitabo buri gitondo. Muzi icyo mwasabye icyo ari cyo ko ari ikintu gikomeye. Ese muzi umuhamagaro mwahisemo kujya mu ijuru. Ukabyuka mu gitondo ngo ndakarabye ngo ngiye kujya mu ijuru, ngo uyu munsi ngo ndashaka kujya mu mwuka, ngo ndashaka kujya mu bihe. Urajya mu bihe uzi neza, ntabwo mbaca intege. Nimuhaguruke ariko muzi neza umubatizo mugomba kubatizwa. Haleluya. Mushaka umubatizo mugomba kubatizwa mumenye. Yesu yabwiye Yakobo na Yohana ati basore icyo musabye ntabwo mukizi. Musabye ikintu gikomeye. Ntago ari cyo mwari mukwiye gusaba. Si cyo mwari gusaba kuko icyo musabye kirakomeye. Erega yarababye ati ubwo ibyo musabye murabizi. Ati wamba buri ko byumva. Reka mbisome. Arabasubiza ati murashaka ko mbaha iki? Yesu nawe ntabwo bayagiraga. Nta mafaranga yagiraga. Ntiyagiraga iduka ry'imyenda. Ntiyagiraga iry'umuceri byibura ngo abahereze. Ntiyagiraga isukari cyangwa fanta. Oya, ariko yagiraga kwizera akumva ko icyo wamusabye cyose agisubiza. Murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati uduhe ijambo rimwe gusa, uduhe kuzicarana nawe nugera mu bwiza. Bamukubise umutego. Arangije abasubiza maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Akiraho n'akadomo. Mwabagabo mwe ni muri some mwumve. Maze Yesu arabasubiza ati ntimuzi icyo musaba. Ni ijambo rigufi rikomeye. Ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanywera. Ariko ko Yesu yubahaga. Ni gute umuntu abwira Yesu ngo ndashaka kumpa umwuka mu mwuka wera nkagira amagambo meza, ndashaka kumpa kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntamenye ko bizamusaba guca bugufi. Umuntu ati Yesu we ungira umukozi wawe umpindura igikoresho uko uhora ukoresha, ariko ntamenye ko kugira ngo igikoresho Imana ikoresha agomba kubanza guhamba kamere yavukanye. Ntamenye ko kugira ngo Yesu amuhindure igikoresho akoresha agomba kubanza kujugunya umujinya n'ubugome agenda na buri munsi. Ntamenye ko gukoreshwa n'Imana ari ukubanza ukica kamere y'urwango, ari ukubanza ukica kamere y'ishyari.
izi cano turiho zirimo kugenda zihura n'intambara zikomeye. Yego. Kurya hari amacano menshi agiye kujya gongana afungwe. Amacano agiye gufunguza ngibi byaje. Barazira iki? Barazira kugongana. Bari kugongana. Nta kindi kibitera umwuka w'Imana hishura. Ni amashyari. Wenda tutararenga aho ngaho kugira ngo nze no kubyibagirwa. Aba bagabo bari bafite ikintu bari gusaba. Yego. Nkuko natwe hari ibintu tujya dusaba. Yego. Wewe wanavuze uti unyuzamo ati mwakisabiye amaturo, ibyo musaba murabizi. Mwasabye amafaranga mukirira. Yego. Yesu yo musaba umutsima iri kuba. Ariko bamusabye ikintu gikomeye. Bamusaba igikomeye. Ati ibyo musaba se murabizi. Ntabwo muzi icyo musaba. Ngomba se cyo. Gusaba amaturo biremewe? Yewe. Kubera ko ari bya bisi bahisemo. Yego. Niba bari yo bisabira kugira ngo basabe imitwaro izabarimbuza n'ubundi. N'ubundi nukurimbuka no kurimbuka. Arasaba gukorera Imana kandi adashaka guhamba kamere. Kandi kamere irarikira iby'umwuka yanga. Umwuka nawe akifuza ibyo kamere yanga. Yego. None se arasaba umwuka w'iki? Ko yanze guhamba kamere. Kandi ibihanga bibiri ntibitekwa mu nkono imwe. Bagabo bavuga butumwa nyambona. Bagabo babigisha bijambo ry'Imana n'abatanga ubutumwa. Yego. Ni muhambe kamere. Ni muhambe karande mugendana yanze kubavamo. Nimumara guhamba kamere mwifuza umwuka wera ature mu mitima yanyu, abakoresha ababwirize, abafasha ibyo mugomba gukora. Yego. Hari amagambo menshi arimo muri iyi minsi ari kuvuga kuri social media y'uyu mugabo witwa Yongwe, byatangiye ubwo yatabwaga muri yombi muri iyi minsi. Abantu benshi bakibaza bakavuga ngo Yongwe ikintu gitumye afungwa nuko buriya yasabye amaturo. Abantu bajya hariya ati bamwe bari barahanuye ngo Yongwe nudakizwa hari ikintu kigiye kukubaho. Abo bahanuzi ubafata gute ndetse n'uyu mukozi w'Imana wagiye muri gereza? Erega abahanuzi ibyo bavuga. Yego. Hari abarimo kuvuga babwirijwe n'umwuka w'Imana. Yego. Hakabona bavuga bakurikije ibyo bumva mu mitima yabo bibwira. Yego. Ariko kandi ubwirijwe n'umwuka w'Imana azavuga Imana. Yego. Bisaba ko tugenzura ibyo avuze. Ntabwo bivuga ko tugomba kumutera amabuye. Ahubwo tugomba gutuza. Tugategereza ibyo avuze koko ko bizasohora. Ntitubikoma imbere. Kuko iyo amaze kubikoma imbere birasohora kandi bigasohora arangije kwishyira mu rubanza n'Imana. Yego. Yeremiya yagiye hanura Abisirayeli ko bazapfa. Agahanura ko bazarimbuka. Bakamukubita. Nagira mbabwire, jewe numva amahirwe nagira ruko umuntu yampanurira. Kabone nubwo yampanurira ngo nzapfa. Umuntu yarampanurira arambwira ngo urupfu rwaje. Niba urupfu udashaka kurwemera, senga Imana irukureho. Ndamubaza nti n'urupfu ruvuye he? Ati n'urupfu ruzanywe n'impanuka. Nararwumvise, jewe yumbwiye ngo Imana iravuze. Mpita mba maso. Yego. Nyumvira noneho iki kintu uyu mukozi w'Imana tubanze twumve kano kantu gatoya kugira ngo abantu baze kuba babinyuzaho. Umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana ari we Yongwe. Tubanze twumve aya majwi matoya tugira ikintu tuyavugaho gito. Ndi kuzamuka ku musozi hejuru kugira ngo ndi kuzamuka ku musozi hejuru ku masengesho. Iyo message nanditse nabi ntubari ukurikiza. Ukurikize itura Imana yaguha kubwiye 527 uba ariyo utanga. Ndibeshye nandika nabi. Hanyuma amazina nayabonye y'umuryango wawe urutonde narubonye. Hanyuma Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ndumva mfite ifuhe, mfite agahinda kanini ku bwawe,
ariko ibyo ukora byose ubikora ubangwa idigiri mini dig uti igihe kirageze imana igiye gukora ikiruta ibyo wibwira ntabwo wasaza utyo imana ntiyakubabaza igihe cyawe kirageze nari nanditse nabi rero urubahiriza ibyo nakwandikiye murakoze sister maze nyuma rero yarambwiye ngo imana ngo ihagurukije abagabo batatu ngo bajyana nawe ngo ku musozi ngo kunsengera ngo ko imana yarakaye cyane ngo ifite ifuhe ryinshi ngo none akanyumvisha ko ku musozi ubu batakijya ku misozi ngo bajya mu mahoteli none akambwira ko ngenza abategera ndabarihire amacumbi umvaza bari bane batatu hamwe n'awa kane mbarire amacumbi ngo mbarire n'ibibatunga muri hoteli bagiye kunsengera ngo bazamara iminsi 3 nubwo ndavuga wese yaba ari bwose byaba bidahenze arambwira ngo byo byose ngo ntabwo wateganya munsi y'imiliyoni yesu we ayo magambo yongwe ubyumvishe gute nk'umukozi w'Imana? nabyumvise ariko sinumvise icyo yavuze ngo yanditse nabi yari yavuze makeya mu kwandika biba ngombwa ko amusubiriramo. Yego ashobora kuba wenda yari yanditse nabi n'amafaranga ntibisobanuke neza ariko ni 517 nibyo yaramwatse kandi nibwo yaragiye gutangira isengesho mubwira yuko agiye kujya mu butayu cyangwa se ku musozi kumusengera nk'uko abantu basanzwe basengera abandi kandi umusozi w'iki gihe wo muri ibi bihe bya viziyo atari wa musozi tujya twumva cyangwa se twubona ari kujya muri hoteli kandi aba bagabo bose wowe agiye gusengera ugomba kumwishyura. Icyo nshatse kuvugaho nibyo nabwiye aba bagabo nitabaje baranyunganira cyane ba Yakobo. Nukuvuga ngo ikiriho bano bantu hari ikibazo bari bafite ibibazo bashaka gusengera bahamagara umuntu bamwizeye nk'umukozi w'Imana nabo baravuga bati hari icyo dushaka ariko ikintu gikomeye numvise umukozi w'Imana we yakoze yarababwiye ati icyo kintu ndagishoboye yari yongwe yego ndagishoboye ariko mbere yo kugira ngo ngikore hari imbaraga musabwa murasabwa iki rero murasabwa gutanga ituro 527 ahandi ati tugiye ku musozi w'amasengesho kandi tugiye turi abagabo batatu tuzaba ni batatu baje nanjye wa kane tuzaba mu byumba tuzakinira gusenga ducumbikiwe ubwo witegure ko atazarenga miliyoni simbizi ntabwo numvise wayasaba gusa numvise ibya mbere Imana tugendere icyo bishatse rero kugaragaza nkunda kubwira abantu nti uyu murimo dukora uragoye niyo mpamvu Yesu yabwiye Yakobo akabwira Yohana ati mwabahungu mwe ntabwo ibyo musabye mubizi aba bakozi nabo biragaragara ko bakorera batamuzi gusa banyarwandakazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu ni mubohoke neza musobanukirwa agakiza icyo ari cyo ntabwo agakiza gasaba impongano kugirirwa neza n'Imana nta mpongano bisaba gusubizwa n'Imana nta mpongano bisaba kuruhurwa n'Imana ukava mu miruho n'ibibazo ukava ku cyavu kugira ngo ucanwe n'ibikomangoma nta mpongano bisaba. Ndibuka umugabo umwe unyibutsa ngo nsinze kuhibagirwa bita Nyangezi Yohana nari mfite ikigeragezo gikomeye icyo gihe nandika agapapuro nanjye mu byifuzo biri busengerwe arakabona amaze kukabona aragasengera mu byifuzo twari mu Kiyovu mu cyumba cyabaga ahantu bita mu Kiyovu arangije arambwira ngo ntiyabimbwiye imbona nkubone yabivugiye muri rusange aravuga ngo wowe ufite icyifuzo kimeze gutya umaze igihe kirekire nta nkweto ugira Uwiteka guhaye inkweto imiguru 5
nari mfite inkweto imwe nayo yapfumutse munsi, nambaraga nkagomba gushyiramo amasogisi abiri. Ibyo ndabizi. Narashatse amafaranga 400, niko umupira w'inkweto waguraga 400 no kuwuteramo bihura. Ndayabona. Ibyo ntabwo wabisobanurira umuntu w'ubu, ahita yumva ko wataye ubwenge. Ariko icyo gihe byarashobokaga. Aravuga ati imiguru 5 urayibonye. Ati wamaze igihe kirekire wifuza transport ukabura ibiceri 30 bikujyana mu gasyata uteze tagisi. Witeka aguhaye ubushobozi. Ati mbega ngo araza ari imodoka ukayicaramo. Byamaze imyaka igera ku 13 kugira ngo mbone iyo modoka nyigendemo. Ntabwo Imana ivuze ihubuka, kuko Imana si umuzunguzayi ubwira ngo akira amafaranga nawe unkorera iki. Imana si umukarasi uhereza ikakuvunjira. Imana igendana n'aboroheje baciye bugufi. Niyo mpamvu Imana yabwiye uyu mugabo Yakobo ngo, Yesu yabwiye Yakobo na Yohana ati musabye ibyo mutazi. Aba bakozi rero barimo gusaba amafaranga. Rwose ningira umuntu mbwiriza nkamusaba amafaranga ntazayame, azahita ashyira muri komite ati wansabye amafaranga. Ivuga butumwa risaba amafaranga nararyanze, kandi guhamagarwa na Yesu nsabiriza narabyanze. Nahamagawe na Yesu nihangana, nambaye inkweto icitse munsi ikandagira amazi akuzura, nyambara igihe kirenze imyaka 2, nkayihanagura na siraje munsi igenda ipfuna, nakambara akamambira umwuka Imana akanyihanisha ngo subizamo inkweto yawe, nkongera nkayambara kuko nabaga ngenda umuntu atanyitegereje inyuma ntiyabimenyaga, kereka iyo nashinguraga ikirenge umuntu areba. Icyambangamiraga nuko ugenda imvura ihise nk'uku nguku ugakandagira kuri pavoma, ya masogisi atangiye gukamura amazi aho mpagaze kona hatose. Ibyo narabibonye. Gukorera Imana ni ukwihangana, kandi gukorera Imana ni uguca bugufi. Ntabwo nshaka Imana yo gukorera nkoresheje ubushobozi ngo mpa. Niyo mpamvu Imana yagiye itwambika ubuzima ikaturindira mu bibazo. Abantu benshi niwe banatureba ngo tubonemo ibibazo. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ibyo Pawulo yagiye abibwira Abakoreno, yagiye abibwira Abefeso, yabibwiye Abatesalonike. Arababwira ati mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ikintu kiriho ubu nuko abantu bashaka kwitirirwa Imana kandi atari yo bakorera. Kubera iki? Ingororano zabo finitermine zirangirira mu isi. Aba bakozi ingororano zabo zizarangirira mu isi. Nta ngororano bazabona muri gakondo yo mu ijuru, kuko ibyo baharaniye byose babihembewe hano. N'ijambo ry'Imana ribyerekana. Kugira ngo tubone ubugingo buhoraho biradusaba kwitanga, tukikorera umusaraba tugakurikira Kristo. Niyo mpamvu mvuga ngo iri torero ryacu rijya guhungabana, abashumba bari hubu, n'abapasitoro batandukanye bari hubu, n'abavuga butumwa bari hubu, benshi babyirutse mu gihe cy'iterambere. Babyirutse hariho tagisi zizenguruka ahantu hose, babyirutse amamoto yuzuye. Mu gihe twebwe twagendaga tugiye kubatizwa ukaba wagenda ibirometero n'ibirometero. Mu gihe twagendaga tugiye kubwiriza ukazamuka imisozi ukaminuka indi utarabona moto. Sibyo ubu byabaye iterambere byo kuvuga ngo none iterambere ryaraje ati ntegera nze ngusengere. Mu gihe twebwe baduhamagaraga ngo ngwino dufite umurwayi Shyorongi warembye. Nge ndibuka bampamagaye abantu barambwira bati dufite umurwayi warembye, barabasilamu. yego twakomeze. Abasilamu barampamagara bati ngwino dufite umwana warembye, yaraboshye bamuziritse ibiziriko, yaramaze abantu bo mu rugo rugo basukaho amazi ashyushye bagateka ubugari. Mu gihe amazi atangiye kubira akagenda ababwira ngo yakize ni muzima, agahita yaterura akaza akayasuka ku muntu. Bigeze noneho aho bamuboha. Uwo muntu wari ugiye gusengera. Yego. Barampamagara bati ngwino. Yego. Ibaze iyo mbabwira ngo ni mu mitiki. Nkabasaba itiki kandi umurwayi yarabatsotsobye baravuje ahantu hose amafaranga yarabashizeho.
noneho nkababwira ngo yemwe ngo nta mafaranga ahari ngo ni mu mitike ngo kandi ngo ndazana n'abantu babiri kandi nabo mugomba kubategera kandi mugomba kubategera mukabarisha mukabanywesha. icyo kintu ntabwo ari Imana ikivuga kuko abo bantu barababaye bafite umuntu ugiye kubacika bafite abandi barimo kuvurwa uwo muntu yakomerekeje bafite amafaranga batanze mu bapfumu kugira ngo umusiramu amaze kwitabaza Yesu biba byakomeye icyo gihe bari bamaze gushirirwa kugira ngo byumve umwana twari tugiye gusengera yitwaga Furaha bose famiye barabasiramu barambwira bati ngwino udufashe turahaguruka turagenda mwene data umwe twagendanaga turagenda turitegera turagenda tugaba igitero turavuga duti Uwiteka tugiye mu rugamba tugiye kwirukana abadayimoni tugiye kwirukana ibisazi by'uriya mwana utwemerere wubahisha izina ryawe yamaze asaze uyu munsi ababyeyi babo n'umwana muzima twaragiye tugezeyo turabigisha ijambo ry'Imana tugerageza kubabwira ngo umuntu udashaka kumva ijambo ry'Imana asohoke umuntu wumva Yesu ntacyo ari bumukorere asohoke barasohotse basiramu benshi baguma kwizima bahita bigendera abasigaye dufatanya kwizera dusengera umwana nta nubwo twigeze tumara aho hantu isaha Imana nihabwa icyubahiro ako kanya umukobwa yarahagurutse atera haleluya baramuhambura umukobwa wa muzima kuva ubwo n'amagingo n'ubu amahembe yose yari yaje aragenda bitewe n'iki n'imbaraga zisumba byose ariko ibaze iyo tubabwira ngo nimuduhe amafaranga ntabwo umwuka we yari kuza twashobora gusenga tugataha ngo mwizere tuzagaruka kuko iyo byageze mu gucuruza ibitangaza bikoreka biba bike Yesu rero nafasha abakozi b'Imana bashaka ingororano zabo bakiri mu isi cyakora igishimishije nuko nta kamba ry'ubugingo bazishyuza kuko ingororano zabo barazihawe ingororano zabo barazihirimbanira bari mu isi ntabwo bikwiriye abavuga butumwa kujya kubwiriza ubutumwa bagombye gusaba umva niba ugiye kuvuga ubutumwa bagushatse niba gutegurira itike ku bushake bwabo bavuga bati turaforushije ntabwo wari wabyiteguye twe twakuboneye itike uzayifate uhaguruka ugende ariko niba uyifite uzakoresha iyawe ntuzafate itike y'abandi uyigereka ku mafaranga Imana yaguhaye ngo uyikoreremo umugisha uyakoreremo Imana kandi bayaguhaye barayaguhaye yego ariko wiyagereka kuyo yaguhaye ngo ukorere Imana ishobora kuba yaraguhaye ubwo butunzi ngo uyikorere ishobora kuba yaguhaye ubushobozi ngo buyubahishe wajya gukorera Imana ngo ni mu maya esanse none se numara guhabwa esanse uzasaba ingororano mu ijuru je ntabwo ibintu mbwira abantu nshaka ko abantu babifata uko bitari niba byumve nk'uko biri dufite ingororano dukorera kandi ubwami bw'Imana si ubw'amagambo kandi ubwami bw'Imana dukorera si ubwa hano mu isi turashaka gukorera gakondo yo mu ijuru kandi gakondo yo mu ijuru uyikorera agomba kuyikorera yihanganye ni narwo Yesu atanga mu rugero nabwira abigishwa ati igikombe nzanyweramo muzakinyweramo ni mubinsobanurire Yakobo na Yohana bati tuzanyweramo none se umubatizo nzabatizwa muzabatizwa ko abahungu bagiye kunkubita inyundo ziri imisimari bakanjujuta muzabyemera mwebwe kubambwa niba mwumva muzabyemera mureke nzahabicaza atari ko kuhabicaza si ibyanjye ati ntabwo ari cyo uzahabicaza ni umuntu azahicazwa n'imirimo ye kuko imukwiriye ko ahicara niyo mpamvu Yesu niba abwiye abantu ngo ibyo musabye ntimubizi ntabwo ari indi mpamvu nuko yarabizi ko abantu bakunda utuntu n'utundi Yesu yaje gukororera abandi Yesu aravuga ngo naje gukorera abandi jewe mwebwe muzemera gukorera abandi ku buntu abavuga butumwa ubundi ibyo basabye barabizi ubundi abavuga butumwa bingirwa abavuga butumwa Yesu wabahamagaye bazo ari we ubundi bakurikira baramuzi niba mubaze Yohana na Yakobo baramuvuze arababwira ngo muransaba kubana nanjye ndabyemera murashaka iburyo n'ibumoso kuyicara da simbyanze ariko ko musabye nabi kandi bari bifuje ikintu cyiza ariko byabaye ngombwa kugira ngo ahita ajugunyamo isomo anagama isomo arababwira ati sha musabye nabi kuko yewe igikombe nzanyweraho ndabona mutazagishobora none se niba watsa amaturo
mbere yo kujya mu cyumba cy'amasengesho ngo usengere umuntu. Mana utabara, tabara abavuga butumwa gito, tabara abakozi bawe gito, tabara abakozi bawe baryitirira, kuko igihe kirageze ngo Imana isobanure ibyayo. Umuntu agahangara ngo arashaka amaturo ajya mu cyumba, arashaka avance siri saleri, yarangiza akita umukozi w'Imana. No. Abantu nibabe maso, nibakanguke, kandi bakristo nimwe mwataye umurengo w'abashumba gito, nimubahugukire mubasengere kuko bamaze gupfa, bangiritse abakozi gito. ko nibatabaha ituro barisaba n'abapfumu. Abande n'abapfumu nta mukozi w'Imana wasaba umupfumu, amusabye ubwo aba yakije, ubwo aba yerekanye uwo ari we. Nimukavunike. Yesu yabwiye abigishwa, abwira Petero na Yohana ati umva, mwami ntabwo aribo bazagira mu ijuru, ati kuko muzababona benshi mu masinagogi, yavugaga mu nsengero, muzababona ahantu henshi bavuga ngo mwami ishimwe, mwami uhabwe icyubahiro, mwami urakoze, mwami uhabwe icyubahiro, mwami ukomera, mwami shyirwa hejuru, mwami turagukunda, mwami turagushaka, mwami bana natwe. Atabo ngabo ntabwo bazajyayo. nahoze mu kanya ndi kukwereka, atabazajyayo n'abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, nabera imbuto zikwiriye abihaniye. Hanyuma umuntu wanyerekaga uriya nakwerekaga ntabwo ari umukozi w'Imana. Wasabye iki? Yarari gusaba umugisha kwa nuza uwo bita umupfumu Sarongo. Namubonye, nabonye umunyereka mu mafoto, namubonye no mu ijwi kuri channel runaka, sinibuka izina ryayo, ariko nabibonye. Hasi yitwa Pasiteri. Ariko ubundi mu Rwanda ari ikintu kimwe mutarame. Yego. Naje gusanga Abanyarwanda nubwo bigize abanyabwenge baracyari hasi. Yego. Ntabwo barasobanukirwa neza umukozi w'Imana wari we. Yesu yaberetse urugero, arababwira ati mwami mu kanwa ntabwo bizajyana umuntu mu ijuru. Yesu yatanze urugero, abwira ati ushaka kunkurikira niyanga. None umukurikiye uramubwira ngo gusengere, ati mana avance siri sare, warangiza ukamuhereza ngo ubwo n'umukozi w'Imana. Nta mukozi w'Imana umurimo, niba nagukorera ikintu kikaboneka n'ubupfumu yaguteje, ahubwo uwo muntu ni umuntu mubi cyane. Ntabwo bibaho. Avance siri saleri ku munyamasengesho. Mana we, iki kivugirizo ukimbabarira. Avance siri saleri. Ugiye kujya mu cyuma gusengera indushyi, gusengera abarushye n'abaremerewe. Yesu we yatanze ikiguzi. Aravuga ati nanjye ubwanjye, impamvu nababwiye ko mwahisemo nabi, ntabwo naje gukorerwa. Ariko ufite iyo miliyoni ukayimuha akajya gusengera icyifuzo. Yesu aragira ati naje gukorera, ntabwo naje gukorerwa. None wowe uriyita umukozi we, urashaka ko bagukorera, kandi ugomba gukorera abandi. Yego. Ngo bamenye Kristo ko agira neza, Yego. ngo bamenye Kristo ko ari igitangaza. Ngiye kugusobanurira ukuri. Iri jambo ry'Imana Abanyarwanda benshi barimo kwijandikamo ntaryo bazi, kuko ijambo ry'Imana ni ibikorwa n'imirimo, ntabwo ijambo ry'Imana ari ubugambo. Oya mureke ducishe make, Imana ndayizi, nabanye nayo imyaka myinshi. Yego. Yaba umunyafu yankubise kuko nakoze nabi ndawuzi. Yego. Yaba umugisha yampaye kuko nakoze neza ndawuzi. Maranye nayo imyaka 35. Yesu ndamuzi nuko akora. Iyo myaka 35 maranye nayo, hari indi iri imbere yayo ntarakizwa. Iyo niyo maze nzi Kristo, nsobanukiwe Kristo uko akora. Iyo myaka maze musobanukiwe, Yesu ubundi namwakiriye muri 86. Yego. Nsobanukirwa cyane neza, ndemera umubatizo mu mazi menshi muri 90. Yego. Yesu rero ndamuzi. Yego. Hatazagira umuntu ugushuka ngo mpereza miliyoni kugira ngo ugire umugisha, ngo wongere umwite umukozi w'Imana. Uzahita umubwira uti mucuruzi w'agakiza, mucuruzi w'ijambo ry'Imana, mucuruzi w'amasengesho, avance siri saleri 400 ndagukatuje, niba utabyemera jyana umugisha wawe. Kandi Uwiteka azaguha umugisha kubw'uko umubwiye ijambo risesereza. Yesu niyo mpamvu yabwiye Yohana na Yakobo atumva musabye nabi kubyo musabye ntimubizi, birasaba ko mugomba gukorera abandi kugira ngo mubane nanjye mu bwami bw'ijuru. None mwebwe murashaka ko babakorera.
izindi ngororano se mubaza niki? Umupasitori umwe bita Sanzurwimo Joseph yego yari umuyobozi wa DPR mu rwego rw'igihugu mbere ya jenoside, kugera muri jenoside yari umuyobozi wa DPR Sanzurwimo. Yigeze umunsi umwe atubwira ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo mbasabire kandi muri riri torero, mbasabe muri riri torero nanjye mbasabire. Asaba abadiyakoni ati mufungure urugi, twari mu Gakinjiro hariya mu itorero rya Nyarugenge. Aravuga ati ndabizi neza ati umwuka w'Imana arambwiye ngo muri mwebwe torero, muri mwebwe no mu bandi bagiye kuza no mu bazaza hanyuma yanjye hagiye kuzamo amasega aryana. Muraje, amasega aryana araje, agiye kwinjira, yinjire mu murimo, yinjire mu itorero arisenye. Ati bene data, iri torero mureba ryuzuye umwuka uyu munsi ntabwo ariko rizamera mu gihe kizaza. Atari ku mwuka w'Imana arambwiye ngo nimube maso mwirinde ayo masega, kandi ayo masega aryana aje naza akabanduza namwe mukemera kwandura muzasigara. Ati kandi muri bo abazanduza ubwera bwabo bazasigara ntibazabona ubugingo. Iyo ni Imana yabirahiye. Yari bizi neza ko imbere amasega agiye kuza. Amaze kuvaho uyu mugabo nyuma ya jenoside nibwo amasega yatangiye kugira ate kwinjirira itorero. Uvise ubutumwa twarabuvuze mu byatambutse narabuvuze. Hari n'abandi babutambukije. Abadayimoni barinjira binjiza amasega. Amasega niyo yahabije umurimo w'Imana. Amasega ari mu ntama, nubwo umwungeri ari muzima akaba ari maso akagumya kwita ku ntama ze, ariko amasega ntaburiza akomeretsa. Urabona winjije amasega mu nkwavu ntabwo byakoroha. Amasega yinjije mu ntama ntabwo byakoroha. Niyo mpamvu nyiri umurimo avuga ngo amasega aryana yarinjiye, ariko mubiba maso kuko jye sinaje gukorerwa, naje gukorera abandi. Yesu we yazanywe no gukorera. Yazanywe no gukorera abandi twebwe. Yazanywe no kutugirira neza. Atanga avance sur salaire we y'ikiguzi cy'ubuzima bwe. None wowe urashakaho kuryama muri hoteli ngo bakwishyurire. Ariko akagakiza abanyarwandakazi bari mu mahanga n'abari mu Rwanda. Akagakiza murakumva. Reka ntuzambwire umuntu yakoze ibitangaza ngo ubwo n'imbaraga z'Imana. Hoya reka mbabwire mbakangure mukanguke. Abapfumu bakora ibitangaza ku mugaragaro. Bakora ibitangaza ukabibona. Hari abapfumu. Hari n'abandi bakoresha amaji ukabibona. Bakoresha amaji bigaragara ngo ni imyuka mibi. Rero mu iki gihugu cyacu dufite abantu benshi bacishije. Bakorana n'abadayimoni. mu bapasitori barimo, mu bapadiri barimo, mu basiramu harimo abapfumu benshi. Bajya za Senegal bakajya gucisha, abandi bakajya za Nigeria bagacisha, bakajya za Centrafrica bagacisha. Mu gihugu cyacu dufite abantu benshi bahuruye kugira ngo babe ibitangaza, kuko bazi ko umunyarwanda iyo umweretse igitangaza guhereza. Niyo mpamvu n'abantu barimo kurimbuka. Ariko iki kintu ni sawa. Reka Satana kibahuremo abatarabashije kuba maso ngo bakurikire ijambo ry'Imana biyane neza, barimbuke batureka tujye kuribamo. Hahirwa uwihangana. Iki kintu gikomeye, iki uvuze gikomeye kirakomeye. Ni sawa. None ntabwo bashaka kumva ukuri ku ijambo ry'Imana. Barimo bariziba amatwi ngo batumva. Ubwo biziba amatwi ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Yesaya, aramubwira ati nonkeje abana ndabarera. Nonkeje abana ndabarera barakura. Sinigeze mbatererana. Ariko ikibabaje ndabahamagara bakanimira. Nzabakina ku mubyimba, ibyo batinyaga bibagezeho. Ni sawa. Reka buri wese asobanura Imana yamuhamagaye tuyirebe. Mwivunika ni mureke Imana yahamagaye abantu yiyerekane. Abahamagaye ni Imana, abakurikiye Imana z'abanyamahanga tugiye kubabona. Twaracogoye mu rugendo. Twagiye tuvunika mu nzira kandi umugenzi arananirwa akarwara n'ubunana, akagenda kurira ku mashyiga agakandagira, akarwara ibiswaganga tiva ku giti, dore umuntu agakozaho umwuka agakubita ku rukuta rw'inzu. Twagiye duhura n'ibigeragezo muri uru rugendo, ariko mu gakiza jewe nzi umukozi w'Imana usaba avance sur salaire yarangije kubona ingororano ze. Muhamagara uti mucuruzi kanaka,
ngwino mfashe muri uru rugendo kuko nkeneye kwigira imbere. Ubwo igitangaza uzabona nicyo kivuye ku Mana azaba ari amahirwe yawe. Ariko uzabare ko 99% icyo gitangaza kitavuye kuguhoraho. Nuko gahunda imeze. Ashobora gutangirana umwuka icyo kintu akakibona ko ari icy'umwuka. Yego. Yatangiranye n'umwuka wera nkuko bariya bose n'abangabo bagiye unyumvisha batangiye neza. Ariko kubwira hanisi baryohera. Kubwo gusenga gake ntibite ku Mana bagashaka kurunda ubutunzi bwinshi. Niyo mpamvu bona babigize ubucuruzi. Ijambo ry'Imana ribaye umwuga. Bibiliya ibaye umwuga w'ubucuruzi. Bibaye nko kubura umusportif ukajya muri Kiyovu bakakurarika ugakina. Aba nabo bakeneye ko umuntu abarukirita ngo bajye gusengera abantu. N'Imana niba babarira. Niyo mpamvu uzabona bateshuka ukumva aravuze ngo rwose ngo kanaka nka bya bindi wanyumvishe sinari narabizi neza ariko wambwiye uti umupfumu uyu muntu yasabye umupfumu iri jambo yakoze niryo rwose kuvuga ngo kanaka mfasha ari umukoniko nabwira aba yarangije guteshuka ku nshingano z'abana b'Imana. Bera b'Imana ni muwe maso musengera abashumba banyu, ni muwe maso musengera abakuru b'amatorero yanyu, ni muwe maso musengera abagabo banyu, ni muwe maso musengera abagore banyu. Imana nibagirire neza. Nuko bimeze. Abantu benshi ni mubareke bisobanure. Yego. Igihe cy'amasigaryana kiraje. Igihe cy'amasigaryana cyatugezemo. Twagihanuriwe kuva 9 uyu munsi wa none tumaze imyaka 30 turi mu bihe by'amasigaryana. Niyo mpamvu abantu bagomba kwiyerekana. Kandi urugamba rugiye gusoza rurakomera rukerekana bari mu murwano neza n'abari bahagazemo nabi. Kuko intambara ishyushye abantu benshi barapfa. Niyo mpamvu yo kumva ngo uruhande rumwe rwatsinzwe babanza gukaza umurego bose ukajya kumva uruhande rumwe bavuze tumva turaganjwe. Niyo mpamvu Yesu agiye kwiyerekana. Niyo mpamvu yabwiye aba bagabo batumva mwasabye nabi. Ntabwo ari uko bari basabye nabi ahubwo bari basabye kwikorera umusaraba badashoboye. Ariko kubera ko Yesu ari ushoboza yabashoboje kuwikorera kandi basoje urugendo rwabo neza Yakobo na Yohana. Imana nitugirire neza. Abantu bari gusaba gute abakozi b'Imana muri rusange barimo barasaba gute muri ibi bihe? Icyo basaba sinzi icyo ushatse wenda kumbwira ariko abantu benshi nibatumbire Yesu. Yego. Abantu benshi nibasabe Yesu abakorera igitangaza. Yego. Petero na Yohana bakize ikirema mw'abantu mwe. Bari babanje gusabwa amafaranga. Yego. Siniyumvisha ko uyu mushumba usabye amafaranga. Usabye amafaranga mbere. Ashobora kugusengera bw'iki muguhagaze hari. Nubwo yaba afite iyo mpano ntabwo yayigukoreshaho. Yakure kukabanza ugataha. Wagera mu rugo ukisubiramo. Akakubwira ati ohereza ituro tuze dukore dufite ifuhe ry'umurimo w'Imana. Rega n'abapfumu barafuha. Amahembe se ntajya arakara. Nangiza akakubwira ngo afite ngo numva mfite ifuhe. Hari afite ifuhe asaba avanse siri salere. Nta kindi kandi yakora. Agomba kugaragaza ko babajwe n'icyo kintu kugira ngo mukwita avanse. Yavuze ko afite ifuhe ryo kumukiza. Ryo kumusengera ngo akire. Yego. Ntabwo kubera ko yamuhaye iryo turo. Uriya mugabo ntabwo navuga byinshi kuko sinamwibazaho ko ari mu rugamba rwe. Imana ni imurengeraho ari kandi mwiteho cyane ko mu nzu y'imbo hatari ahantu heza. Niba bishoboka imucyamure imugarurane hagati y'impembero atekereze kuri Kristo wera w'Imana kuko Yesu inshingano yadusigiye ntabwo ari zo kwaka indamu. Gukorera indamu ntabwo byemewe. Iyaba gukorera indamu byemewe ereka buriya reka nkubwire. Ntabwo Bibiliya tubwira ngo umwuka w'umuhanuzi ugengwa na nyirawo. Iyo ukuze uri umuhanuzi ukuze cyangwa uri umuvugabutumwa ukuze ntabwo ugira amashagaga akomeretsa. Ntabwo utanga n'ubutumwa bushobora gukomeretsa umuntu mu rugendo rwe. Ndetse na za ndimi tuvuga kenshi uzigendamo gake kuko Bibiliya irakubwira ngo umwuka w'umuhanuzi ugengwa na nyirawo. Nakabaye ubona amaze kugera mu zindi ndimi. Ariko kuko umwuka w'umuhanuzi ugengwa na nyirawo kandi ijambo ry'Imana rimbwira ngo izo ndimi niba nzivuga uzisobanura atari aho nimbe ntuje ndihangana gatuza. Ariko mbabwiza ukuri mberurire imbere y'Imana isumba byose ikiranuka abakozi basaba ibihembo muri uyu murimo bakabwira abantu ngo dufashe kugira ngo tugusengere ntabwo ari umwuka w'Imana wabatuma.
ntabwo Uwiteka asaba ibihembo, ahubwo Uwiteka gusaba umutima utunganye uboneye. Niyo mpamvu n'aba bashumba b'ubu bapasitoro benshi bo muri aya matorero atandukanye barimo kuza bahamagara ibimuga ngo nibize, bagahamagara impumyi ngo niziba arizo ziza, aho guhamagara itorero no guhamagara abantu ngo baze bakire Yesu, ahubwo ugasanga mu matangazo n'amapublicité barahamagara ngo yewe ngo wamugaye, ngo ukeneye igitangaza ngo ngwino, ngo iki ni icyumweru ngo kibitangaza. Ariko ngiye kukubaza ikibazo ugomba kumenya era. Umuvugabutumwa arahangaye ngo iki ni icyumweru cy'ibitangaza. Ibyo bitangaza ubundi abazi bizakorwa bite? Ndabyemera ko asenga Imana ivuga, ariko Yesu ntigeze ahamagarira abantu kuza mu bitangaza, kuko hari n'umunsi yabigaragaje. Reka nimureke dusome Bibiliya. Abantu benshi barimo kwicwa no kudasoma Bibiliya. Njye ninsoma Bibiliya zumva nsenya abantu benshi bagira ngo ni urwango, bagira ngo ni ugupinga. Abantu benshi bagira bambwira ngo urimo urapinga abakozi b'Imana uca imanza. Ntabwo nca imanza. Uyu muntu yakavanze siri sarere mu murimo wandi, kugira ngo abantu mujye mutwataka mutubwire ngo turimo turasuzugura abakozi b'Imana, ngo turimo turabatesha agaciro, ngo bafite ubwenge bahawe nande mbere yo kwamamaza ijambo ry'Imana basaba avanze. Abakozi b'Imana bahamagawe Yesu yaravuze ngo nabemera gukorera abandi, ngo kandi nabemera kuba nk'abana bato nibo bazaba bakuru mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu abantu bakwiye kujya batwumva bakatwumva neza, ntibadutekerezeho ko turi babi, kuko turimo kuvuga ibyo tubona. Kandi uyu murimo ahantu ugejeje abantu utangiye kuba umusururu, batangiye kuhindura ikigage cya kintu njya mbona kiri mu ngunguru kibira, byazanywe n'aba bakozi gito baje bashaka indamu, batazanywe no kubwiriza ibya Yesu. Bya Yesu biragira biti ushaka kuba mukuru abe imbata y'abagenzi be, ariko kugira ngo yemere kuba imbata ya bene se abasengere arabakavanze. Icya kabiri, aba bakozi baza bavuga ngo muze mufata ibitangaza, nimubanze mubashakire mu ijambo ry'Imana. Yesu yarabivuze niho naringeze. Yesu baje bamushaka abantu benshi ku mugoroba umwe, yaramaze iminsi atubuye imigati, atubuye n'ifi. Umunsi umwe abigishwa bamubwiraga bati mwigisha, sezerera abantu batahe, dore umugoroba urakubye, ijoro riraguye, babwire bagende kuko nta biryo bihari. Yesu ati none se birashoboka ko musezerera abantu mwirirwanye mutabagaburiye? Mwige gufungurira bene so, mwige kugabura abantu mwirirwanye mu bagaburire. Birashoboka ko bagenda nta kintu bashyize mu nda? Baramubwira bati se mwigisha tujye guhaha ko nta biryo bihari? Yesu arababaza ati hari iki? Bati dufite ifi ebyiri n'umugati ibipande nka 5, mwese birabafasha? Natwe twari kubisaranganya tugasa n'ababuraye. Mu rugero rumwe ntibabivuze, ariko bagaragaje ko ntacyo byari kubafasha, ariko bo nibyo bari kurarira. Yesu arababwira ati ibyo ziri mu bantu bamwe, ni groupe ngufi cyane itarengeje abantu 6, ariko yazengereje Afurika, yazengereje Uburayi na Amerika. Ko kubera iki? Niba umwuga wananiranye, nimuze tujye guhinga cyangwa tumba amatafari, nibaze tujye gukora ikiyede n'igifundi tuzi kubaka. Bishakisha amakuru aho atari ngo usanga amatiko ari mu murimo w'Imana. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa, ni dutara amakuru y'ijambo ry'Imana. Ariko hari amakuru muzajya mutaragiye, mbagire n'inama muyakorera inyuma ya kamera, munabihugurira inyuma ya kamera, mwe kugusha bo mwahaye ubuhanuzi bw'umwuka. Bahamagawe n'Imana batanga ubuhanuzi bw'umwuka, none uyu munsi wa none barimo gutanga amakuru yo guhangana n'abahanuzi bagenzi babo. Uwiteka Imana nasura bavuga butumwa b'Abanyarwanda bari kuri social media, nasura abahanuzi b'Abanyarwanda bari kuri social media. Nagira ngo mbasabe ko ubu butumwa bari gucisha ku social media bahanganye butemewe n'umwuka w'Imana ntabwemera, nubwo wowe wenda batakibishyira mu mwuka. Nibamenya ngo ibi bintu niba ari abakozi b'Imana nibijye gukorerwa inyuma ya kamera, noneho bazaze kuri kamera bavuga ati mwene data yavuze ibi, ariko mudusabire turebe ko ari ukuri, kandi niba ari ukuri Uwiteka Imana tweze. Niba tugiye gutaha koko Imana itubabarire, ariko twe twaramubabariye, twamubohotseho, duhana imbabazi, ubuvuga butumwa bukomere. Mwitume izina ry'Imana ritukwa, kwirirwa wiruka ngo ugiye gushaka kuri ya kibana. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye era.
nari ngiye ntakivuze. Umuntu w'Imana yumvise umuhanuzi ahanura agaca inyuma ngo agiye kureba ko uwo muhanuzi akibana n'umugore. Ubundi kubaka urugo bihuriye he no guhanura? Umukozi w'Imana ntabwo akwiriye guta umugore. Turi kumvikana? Ariko se mu gihe noneho umugore amunaniye neza byemewe n'amategeko akanabigaragariza ubuyobozi ko atamukeneye, era tuzabyita iki? Bibiliya iratubwira ngo nta cyaha na kimwe kitababarirwa gikorerwa munsi y'ijuru uretse gutuka umwuka wera. Ariko tugaruke gatoya, twe kujya mu by'umwuka wera kutuka n'ibindi. Umugabo n'umugore barashakanye, ntibavukana. N'abavukanye urabibonye mu bihe bya nyuma ko bazicana. Bibiliya nabivuga ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Niba umuntu avutse mu mugore akaba umwanzi w'umugabo, bikaba ngombwa ko no gupfa bishobora kuzamo, ba bantu bagahitamo kurekurana. Ntabwo turi Imana ngo tubasubiranye. Uriya mugabo nakoreshwa n'Imana yageze hanze akavuga ati Imana naguye mu ntege nke mbabarira niyunge nawe, Imana ikamubabarira agasaba imbabazi umugore wenda akanazimwima kubera umujinya we yanze gukizwa, yanze no guhinduka, cyangwa se agasaba imbabazi umugabo yanze gukizwa no guhinduka. Uriya muntu akikoranira n'Imana kuko Imana yo ntireba nk'uko abantu bareba, ntabwo irwana ishyaka ry'umubiri. Uriya muntu bizagenda bite? Nakoreshwa n'Imana tuzamurwanya. Aha hantu nibahatekereze, nibatandukanye iby'ubwiru bw'Imana n'ibyo mu ngo zabo, kuko kugeza ibintu birimo gutandukanya abantu ni byinshi. Hari inda nini irimo iratandukanya abantu, hari irari ry'ubusambanyi n'ubusambanyi buri gutandukanya abantu. Kandi muri ba bantu babiri batandukanye, umwe ashobora gusambana ari umugore nk'uko undi ashobora gusambana ari umugabo, umugore akananirwa kubyihanganira. Niba agiye ngo ntazakoreshwa n'Imana kandi mugenzi we wamubangamiye, oya, abantu barimo kubyibeshyaho. Imana yo mu ijuru ntireba nk'abantu, ahubwo ireba impamvu ya cya kintu wa muntu arimo gituruka he. Niyo mpamvu ashobora kuvuga ati mwene data ndagusabye nyumva, Uwiteka yantumye, kandi Uwiteka uko yamubwiye ati kanaka wakoze icyo ukora iki, ariko ntiwabaye maso, gusa ndakubabariye nubwo watandukanye n'umugore ukaba umwinginga ntiyumve, ariko ndashaka gukorana nawe. Imana izagukoresha. Ntabwo Imana ivugisha umuntu ukora mu rugo, ntabwo ivugisha umuntu uko yubatse urugo, kuko umuntu ashobora no kuguca ugutwi, umuntu ashobora kugutema. Nk'ejo bundi hari abantu babiri, ejo niriwe mpuza umuntu, umugabo n'umugore. Umugore yaranyibwiriye ubwe, arambwira ati umugabo yaragiye ntana abana babiri, tugira abantu benshi twakira, ati ubu tuvugana ndi mu modoka, twe twicanye muri kwasiteri, umukozi w'Imana nakubonye ndakumenya, mbajyanye mu Mutara mbashyiriye umugabo. Demoze ntibabitekerejeho, ati nabitekerejeho, ejo nugaruka uzaze tuvugane. Ejo yaragarutse, agarutse bukiye bwaho turabonana, mubwiza ukuri, mubwiza ukuri, amagara n'undi mwene data umwe turafatikanya tukicaraho turi abakozi b'Imana babiri. Umugore arambwira ati umugabo wanjye jewe ikintu nabonye cyamukuye umutima, yagize ikosa ahantu amaze kurikora, ansaba ko muherekeza tugahunga tukava muri ako gace. Ndamubwira nti se waramwumviye? Ati ntago namwumviye. Ati byabaye ngombwa ko turwana. Ati turwanya mpfura umusatsi, atampfuye umusatsi mufata ubugabo bwe ndabukanda. Ati ndamuheza kugeza ubwo yananiwe gufata umusatsi arawurekura. Ati nanjye mbona kumurekura. Ndamubwira nti urumva icyo wapfuye n'umugabo kidafatika? Mwese urumva wowe wafashe ku mugabo wowe ukwiye kongera ko yifuza? Niba ufashe umugabo ukamufata ubugabo ngo umurangize, uramwifuza kongera kubana nayo ngo bikumarire iki? Ibibazo byo mu ngo ku bagabo n'abagore n'Uwiteka wenyine ubizi mu Rwanda. Kandi bari abakozi b'Imana bari gupfa ubusa bizaramo iby'abagore, kuko muri uru Rwanda ntawe utabibona. Ku bagore n'abagabo ni danje. N'Uwiteka uzi ibyabo, n'Uwiteka uzabisoza, ni nawe uzabirangiza. Abakozi b'Imana be guhangana ndabinginze, nibashyira ibintu mu ibanga, iby'impaka bidasobanutse by'ubuhanuzi bajye baca inyuma ya kamera, bajye kubiganirirayo, nibarangiza kubiganira bagaruka imbere ya kamera ari amahoro batuye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitunagira ikibazo tukarakara izuba ntirikarenge turakaye. Kandi twe kwitura abantu inabi batugiriye, nimukitura abantu inabi babagiriye, ahubwo mugerageze kugira umutima w'imbabazi wa wundi wari muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro niba umugisha. Yego, urakoze cyane, reka tunasoze n'isengesho.
uri Uwiteka kandi ugira neza, uri umunyembabazi, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro. Dufashe kandi tugirire neza kandi ugirire neza abakozi bawe. Urengere buri wese mu ruhande rwe, urengere buri wese ku murimo we, buri wese icyo wamuhamagariye agikore nk'uko yahamagawe, kandi uduhe guca bugufi no kubabarirana, uduhe gutanga imbabazi no kuzihabwa, uduhe gutanga imbabazi no kuzisaba. Uwiteka Imana utugirire neza n'ukuri kandi biradukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.